abakurikirana tubagira n'ubwuzu TV nyemerera umaze iminsi ubyiga Yesu nukurura mu byiga ariko ukubyiga kwawe ntacyo byakumariye nasengeye abandi baratabarwa nge sintabarwa nasengeye abandi barumva nge sinumva navuze ibindi urimo uramubyiga umugore wiyiziye ikibazo umugore wiyiziye intimba umugore utasobanura imubaho umugore utavuga ibyamubayeho umugore utavuga ibimukurikirana umugore utavuga agahinda ko mu mutima umugore wicaranye imubabaro umaze imyaka 10 bataryamana n'umugabo we kubera kuva amaraso kwa nyirabukwe baramwanze imiryango yaramwanze imyaka 12 nawe umusuhuza atakandagira mu rusengero aravuga ngo ubwo numvise ko hanyura genda mukoraho gusa kuko nibwira ko nimukoraho amaraso ahagarara wowe niki wibwira we nicyo utekereza uramugiga gusa amahoro nshuti z'Imana amahoro abakunzi ba tubagiraneho ubwuzu TV inshuti zacu zidukunda batwifuriza amahoro abaduhamagara amasingisho ntangiye kubona ibitangaza n'ibimenyetso harari kumbwira ko Imana irimo ikora cyane cyane ku kiganiro cyahisejo kivuga ngo nuko kwizera no kugira idashidikanya hari abambwiye ko bizeye birakunda hari umubyeyi mwe wakize abandi murambwiye ko Imana mukore bitangaza kubera yuko yahagaze mu mbaraga zo kwizera undi kwizera ni ibintu ubona ko bidashobora kuzabaho n'undi atabasha gukora rimwe na rimwe ndetse banabwira ati reka ntibizakunda hari n'igihe n'abasenga n'abanyamasengesho batwite ati byihorere ati bohora Imana ntibizemera ibyo bavuga ko bitemera jya babwira ngo biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera nagakorasi bwira abarozi ko byemera bwira bavuga ko bidashobora ko bishoboka bwira bavuze ko ushaje babwire ngo uracyari muto biremera muri Yesu biremera mu maraso ya Yesu sida igakira biremera mu maraso ya Yesu diabete igakira biremera mu maraso ya Yesu umutima ugakira biremera muri Yesu diabete igacaho gituntu kigacaho indwara y'imitsi igakira biremera muri Yesu wari umushonje agahabwa ubuzima biremera muri Yesu wari umukene akazamurwa biremera muri Yesu wari warahombye kunguka biremera muri Yesu wari ugiye gutweza cyamunari kavaho biremera muri Yesu ukishyurirwa amadeni biremera muri Yesu ukishyura ideni biremera muri Yesu yuko wabyara kandi baganga barabihakanye muri Yesu biremera amaraso ya Kristo ya kino cyumweru turi kuvuga mu mumaro w'amaraso ya Kristo harimo nuko ibyo abantu batemera amaraso ya Yesu abikora haleluya biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera haleluya ayiwe biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera la mandole kota alabasa biremera Jefite umukiza ujya mvugira ku Mana nishuti dahana sinkizo mwisi lola masaye ko ndagira ngo ubwire indwara ngo biremera turabiremera vuga biremera hagarara muri biremera muri Yesu mu bantu ntibyemera mu bavandimwe ntibyemera mu nshuti ntibyemera mu bucuruzi ntibyemera abantu bako bidashoboka ariko muri Yesu biremera haleluya muri Yesu biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera nafashwe no kurimba uyu munsi wa none Imana ibaho umugisha biremera shuti biremera ko wabyara ufite imyaka 55 kandi bitakundaga
biremera ko Imana yagutuza mu gihugu wagiye kubamo, biremera ko wabona impapuro wari warazibuze, biremera ko wabona inzu wari warayibuze, biremera ko wakora ubukwe wari warabyaranze, biremera ko Imana yakubakira urugo rugiye gusenyuka, biremera Imana yagarura umugabo agasubira mu buriri aho yari ari, kandi ndamugaruye mu izina rya Yesu. Biremera ko abana basohoka mu biyobyabwenge, biremera ko Imana yagukiza umutwe, abaganga barakuvuye biranga, baguha imiti biranga. Ndabizi muri Amerika baravura ariko ntibigeze bavura umutwe ukurimo, ariko biremera muri Yesu. Ibyananiranye, ibidakunda, ibidahari, ibitemera, muri Yesu biremera. Biremera kubona viza abandi bazibuze, biremera kubona akazi abandi batakagira, ariko byemera muri Yesu. Ni muri wa mumaro w'amaraso ya Kristo, kuko twe nta miryango, nta banyembaraga tugira, nta n'abadukorera tugira, nta banyabushobozi tugira, nta n'abandi badufasha tugira, ariko muri Yesu biremera. Rekote masa indrara basike abo biremera, kandi kano kanya byemera. Ndi kumva imbaraga z'amaraso ya Kristo muri nge zimbwira ngo biremera. Ndi kumva uyu mubyeyi, umudamu, ibyo bibyimba bitatu mu nda biremera, ntibamenya naho biciye. Ibyo abaganga bahakanye, ibyo abahanga bahakanye, ibyo abavuzi bahakanye, iby'imiryango yahakanye, iby'inshuti zahakanye, biremera muri Yesu. Emera ko byemera, atura ko byemera, atura ko bishoboka. Haguruka wature, haguruka sengane nawe, haguruka mvugane nawe ikintu gikomeye. Biremera ko ayo maguru yarambuka. Turi mu cyumweru kivuga ngo amaraso ya Kristo yihariye gukiza, yihariye kurengera. Biremera muri Kristo, kuko biremera muri Yesu. Biremera muri karitsiye, ntibyemera. Muri Yesu biremera, mu kazi wanyu ntibyemera, biremera mu manama ntibyemera, ariko muri Yesu biremera. Wakoze amanama byaranze, waravuze byaranze, isunga amaraso ya Yesu, isunga imbaraga za Yesu, isunga ibitangaza bya Yesu. Ngwino joininge tubajya no guza TVT, reka usenge wizere ibyo Imana iraza kubikora. Ibyanananye muri karitsiye irabikora, byanananye mu baturanyi irabikora, byavuze ngo ntibyemera, Imana igiye kubikora. Yesu abasha guhindura, Yesu abasha kurema, Yesu ni umunyembaraga, Yesu arashoboye, Yesu arashoboye. Banzu nyemerere ngo bigiye kwemera. Niba ko kumva bigiye kwemera, komeza wumve iyi video yikurikirane, ariko numva bitari bwemera, kupira aho ngaho wicare, ntacyo bintwaye, kuko ntacyo byakumarira. Reka wemere, bikore kubibone, iguhuze n'umuryango byemere, iguhuze n'umuryango byemere, uhuze n'abavandimwe byemere. Izo njye biremera muri Yesu. Ku bandi bo ntibishoboka, ntago bishoboka. Muri Yesu biremera. Muzi ko umunsi w'ejo washize nabwiye ukuntu Imana yanyije kanseri yo mu mara manini, abenshi baranabizi. Nyamara ngo baravuze ngo ni ntaye nta kigenda, ngo nigumire mu ngo bazantumaho. Bambwiye ngo bazampa rendezvous, ntibashyiraho itariki. Kuva 2012 nta rendezvous bampaye, baransezere nta rendezvous, kuko babonaga aho bitazakunda. Kumbi basanga bidashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Ibidashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Hasesi girlfriend mo ndakorera muri Ottawa, girlfriend mo ndakorera muri Ottawa. Icyo kibazo cya ninjoro cyari kiguhangayitse, kandi si umunsi umwe n'itatu ni nawe buri bisobanuro buri cyubwira uwo muri kumwe, ariko ukuteze M4 ucyumvira ijambo biremeye mu izina Lekotamase Talabanderevo. Biremera muri Yesu tawasa, biremera. 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 Biremera.
biremera, biremeye urakize, biremewe uratabara, uratabarwa, biremewe ubonye akazi aho wifuzaga, biremewe uhagaze ahakwiriye. Dusoma ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turifashisha amagambo. Kora kuri Yesu, kora kuri Yesu, kora kuri Yesu. Hari aho wakoze biranga, ariko uyu munsi bireba. Uyu munsi byemere. Amagambo dusoma ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, ibice 5 umurongo 25. Ariko nyemerere ngo biremera. Nkundira uvuge ngo biremera. Believe it, receive it, and be lakotita mande. Ai, biremera. Fata perimi, biremera. Akira ibyangombwa, biremera. Akira ubuzima, biremera. Akira amahirwe, biremera. Akira gukira, biremera. Akira gutambuka, biremera. Akira kwigizwa imbere, biremera. Akira kurenga iyo bariyeri bashyizeho, biremera. Akira ubuzima, biremera. Akira amahirwe, biremera. Byari byaranze ariko biremera. Oh tasikeyama, hamagara tugusengere, biremera. Aya maseketalabasi talababa sandonema. Biremera yo, biremera. Ni gute wambwira ko bitakwemera igihugu cy'uburugirimo? Ni gute umbwira amada ko bitakwemera? Ahubwo subundi bitakozwe n'Imana, ninde kwitayeho ukeretse Imana yonyine ivuga nanjye ngo biremera. Nyemerera ko byemera, akira ko bishoboka, akira ko bikunda, akira ko bigiye kuremeka, akira ko hari imbaraga, akira ko hari amavuta, akira ko hari amahirwe. Reka byemera unezerwe, byemera ugubwe neza, byemera ufashwe, byemera winjira hakwiriye. Biremera muri Yesu. Imana nishimwe cyane. Nta magambo agaragara mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo bwanditswe na Mariko, uko twasomye, aho tubona havuga ngo nuko hariho, ubwo ni wowe umugore wari mu mugongo, wari uyimaranye imyaka 12. Hariho yo, hariho, higeze kubaho, ariko nawe uyu munsi hariho umugore umangereza imyaka 10 n'indi yose nk'iyo. Hariho umugore wari ufite imyaka 12. Icyo ni ikibazo uko kihariye. Ahabazwa n'abavuzi cyane benshi. Ahabazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangaho ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwira ati ninkora ku myenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya umubiri we yuko akize icya cyago. Yesu niwe yumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira ababyigana n'abantu abaza ati ninde unkozeho? Abigishwa bati baramubaza ati ariko se ye abantu barakubyigana ukagira ngo ninde unkozeho? Arabararanganya nk'amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose, amubwira ati mwami wanjye, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Imana itugirire neza. N'aya magambo turimo twajya dukora ikiganiro tamakumye ku musozi, turagikora turongera kugira ngo tugusengere. Ndashaka gusengana nawe. Kumuhamagara byo ntibikunda, uzahamagara nyuma dusengane nawe. Tubonye ngo hariho umugore, hariho umugore wari umaranye imyaka 12 kuva amaraso, wari mu mihango imyaka 12. Aha muraza kureba imbaraga zo kwizera Kristo
ariyo mpamvu nyemerera dusengane wizeye k'ibyo bintu bishoboka. Amagambo twabwiwe ngo yumva inkuru za Yesu, ikintu natinye ni umurongo wa 26 ngo ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza. Urumva yababajwe n'abaganga bamuhaga imiti, ariko bose bambe ishyaka ryari ukumukiza, ariko ntibishoboka. Ariko muri Yesu biremera. Urumva bamumarisha ibintu bye byose, atanga byose ibyo watanze ku mabiro, urabyibuka, arabitanga, abitangamo ingemu, aragemura, ajya mu bavuzi bagakonda, ajya abaganga biranga, ngo ariko ntibagira icyo bamumarira. Nta wagira icyo akumarira. Honor Jesus Christ. Hallelujah. Nta wundi wagira icyo akumarira, nta wundi wagufasha, nta wundi wagutabara, nta wundi wakurengera, nta wundi wakwambika imbaraga, nta wundi. Ngo abaganga bamumarisha ibye, baramubabaza cyane, abamukora ku mubiri, abamubwira ngo gira gutya, abamujyana kwa kundi kose, ngo baramubabaza kurutaho, kuko nicyo bari bashoboye. Ariko intego yabo si ubugome, kwari ukubakiza, ariko ntabyo babasha. Ariko Yesu urimo wumva kuricana warashoboye, ntabwo ari njye ushoboye, ni Yesu ushoboye. Ariko nanjye nagusengera, kuko nturi uwa mbere sengeye, nturi n'uwa kabiri sengeye, nturi n'uwa gatatu sengeye. Nubwo ntakunda guhagarara ngo mvuge ibintu ngo niyite umuhanuzi w'igitangaza, umuntu ukomeye, ariko nzi neza imbaraga zikorera muri nge, nzi n'ubutware buba muri ngewe, nzi n'ikimana kiza mu kanwa kanjye, ndicecekera kuko nzi ko. Ariko nyamara ndagira ngo urebe, bamumarisha ibintu bye, bamugemurisha ingemu nyinshi cyane, ndetse ngo n'ibintu bye barabimara, ngo ariko ntibagira icyo bamumarira. Nta wagira icyo akumarira usibye amaraso ya Yesu yonyine. Turi mu cyumweru cyo kwizera imbaraga z'amaraso ya Yesu. Turi mu cyumweru cyo kwemera ko Imana yahindura ubuzima bwawe. Turi mu cyumweru cy'uko amaraso ya Kristo agiye kwirukana ibigaragara. Uwari ingumba akabyara, wari umushomeri akabona akazi, wari ufite uburwayi bugakira bakabibona, watawe n'umugabo bagaruka bakabibona, watawe n'umugore bagaruka bakabibona, wabaza akazi akakabona, wabuze uko bakabona ukuntu. N'ibimenyetso bifatika ngo bamubabarisha ibye byose babimaraho. Babimukuraho gute? Ababazwa n'abavuzi cyane benshi. Abavuzi bangahe? Benshi. Umaze kujya kuri bangahe? Benshi. Umaze kujya kuri randevu zingahe? Nyinshi. Hari icyo bakoze? Bamara ibyiwe, bamumarisha ibintu bye byose, abitangaho ingemu, asigara iheru, ngo ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Reka tubare. Yarwaye imyaka 12. Yatangira indwara y'ikigeragezo cya wenyine. 12 ntihari kubyara, 12 ntiyagiye mu rusengero, 12 ntiyagiye mu bantu. Yakoje nawe bari ibyo bikoresho mujya mukoresha, bishyire muri amafaranga. Reba parts 10 zibamo, ngaho kuba n'amafaranga arimo, ngaho mbwira iyo myaka 12 ubari na bira bintu bikoresho mukoresha na amafaranga ngahe. Abaganga nangahe, abavura nangahe, abamuriye byinshi, abamwicaje mu mazi ashyushye, ahambwe kuntu akora, ngo bamubabarisha ibyo bintu byose, ngo noneho agerekaho no gutakaza ubutunzi, asigara arwaye, nta nicyo asigaranye. Asigarana uburwayi, nta n'ikintu asigaranye. Nkuko nawe uyu munsi usigaye ntacyo ufite, amafaranga yose ari ukwivuza, amafaranga yose ubonye ni ukwivuza, ni ukuvuza abana, ni ukwivuza, ni ukohereza mu cyaro byakomeye. Mbega nuvuga ngo ugasigarana uburwayi, nta n'ikindi kintu usigaranye. Nawe niko byamugendekeye, ngo ariko aza kumva inkuru za Yesu. Kigeragezo mu Bisiraheli, nta mugore wajyaga mu rusengero ari mu mihango. Ubwo yamaze imyaka 12 ataza urusengero ruri. Ubwo niba yari umuririmbyi ntiyasubiyeyo. Mu myaka 12 ntabwo yarabanaga n'umugabo we, kuko ntibaryamana, ahora muri icyo kibazo. Mu myaka 12 nyirabukwe yararakaye ko atazabyara,
kuri mu mihango idakama ntiyabyara. Mu myaka 12 baramukazi bamenye ikibazo yahuye nacyo. Mu myaka 12 na karitsiye yarabimenye. Mu myaka 12 isi irabimenye. Icyo mbikundira bamenye intambara zacu ariko ntibaza umunsi wo gukira. Ngo bababaza ubuzima bwe, baramubabaza nkuko bakubabaje, baramuza ko baguhindukije, patite yarakubangamiye, bangamiwe n'ubuzima, bangamiwe n'icyerekezo, bangamiwe n'amahirwe, ntaho ubona unyura uyu munsi wa none, ariko byizere ngo arangije. Yumva inkuru za Yesu, yumva ibya Yesu, araza aca mu bantu amuturuka inyuma. Abandi basobanura ko ntabwo uyu mugore yamukoreyeho muri karitsiye, ko ntibari gutuma yegera abagabo cyarazira ku muntu uri mu mihango mu Bisiraheli, ngo ahubwo yaramukurikiranye bucece, abyumvise ko ari buhanyure, ati nanjye ndamunyuraho, nimvuga ikibazo baransakuriza, nimvuga ijambo ntibiri bukunde, ahubwo icyo akora ngo mu mutima we, cya jambo kwizera twasomye ejo, ngo kuko yibwiye ati ninkora ku myenda ye gusa ndakira. Yaribwiye, ntawe yabwiye, nta yitatu yakoze, nta yijana yakoze, nta korasi yakoze. Yaravuze atumva wa muganga ukomeye ntibyamushobokeye, banyohereje hanze ntibyashobotse, banjyanye mu ba specialiste ntibyasohotse, banjyanye mu baganga bahenze ntibyanze, baransezere, ariko ubwo numvise inkuru ya Yesu ko ari bunyure hano, simukoreraho muri karitsiye, abantu baminduru ngo yamusanze yo kure, ngo kandi abana abantu barabyiganye. Ariko akabwira ijambo kubyigana nako nkagusobanuye singaceho ku ruhande. Ubundi hari abantu babyiga Yesu ariko batizera Yesu. Ubundi ndibwira ko mwayiti wanjye ari umuhanga cyane, ndiwe nashyiraho kano kaganiro ngo abantu barabyiga Yesu ntibamwizera. Kubyiga Yesu ni iki? Hari abantu babyiga Yesu, mwami Imana ndi umuririmbyi, nkora umurimo wawe, ntanga amafaranga, ntanga icyacumi, ntanga amaturo, ndasenga, nuzura umwuka wera. Urimo uramubyiga. Ngo ariko haza umugore, haleluya, ufite intego, wizeye, wavuze ngo Yesu arahanyura, amaraso mfite agomba gukama ngeze kurya, si ngombwa ngo muvugishe, si ngombwa ngo murebe, si ngombwa ngo bigireyo, ngiye gusa ndamukoraho byonyine, just touching yonyine gusa, gukoraho byonyine gusa. Ati giye gukoraho birampagije, yizera iryo jambo. Wowe ukora he? Wowe wafashe he? Wowe wabwiye ni? Waravuga ati giye sinirirwa mbyigana. Abantu baramubyiga. Hari abantu babyiga Yesu cyane, Mana yanjye nubikora nzagira gutyo, urimo uramubyiga, ahubwo izere ngo Mana urabishoboye. Hari abantu bazengurutse Yesu amubwira ukuntu bakiranuka, ukagira ngo niwe bizaniye gukiranuka. Ati mwamuzi ko ndi intungane, warayobye ntabwo ariko bimeze. Hari abantu babyiga Yesu ariko batazi kumukoraho. Nyamara umugore ufite ikibazo, umugore wari umurindiriye, umugore wari umaze imyaka 12, nta muntu umwitayeho, nta muntu uzi ko bishoboka, aravuga ngo ndamukoraho gusa, ntawe mvugana nawe, sinaturuka imbere, sinanamureba, ngo kuko yibwiraga ko, haleluya, umva kwa kwizera. Nabwiye ngo we yibwiraga ko gusa kumukoraho byonyine ubwabyo, kumukoraho byonyine ubwabyo bibasha kumukiza iyo ndwara, kandi agikoraho ngo imbaraga yasohotse muri Yesu, amaraso ahagarara uwo mwanya. Kora kuri Yesu gusa, kora ku maraso ya Yesu, egera Yesu, mukoreho witinya, wireba ku ruhande. Hari abantu bamubyiga bamwegereye, hari abantu bazi kubyiga Yesu rero bava mu yibiri mu yitatu mu yine, nta kwizera. Mana urandeba, ntacyo mariye, ntacyo nkorera. Yesu we ndi umuririmbyi, ndagukorera, wamaze ubundi sukura ku rutaro soferi waririmbaga, ibyo byikuremo. Haza umugore kubyiga Yesu ni kwa kunanimba ngo giye ngurabizi ko nkiranuka, ngurabizi ko ndi umurokore. Ibyo ni ubugambo bwihane, ngo giye ngo ndi umukozi w'Imana. Wapi tuza urimo uramubyiga. Haza umugore uzi ko kumubyiga kwa Yesu nta mbaraga zamuvuyeho, nanyeho imbaraga atanakuruye. Bavuga ko ngo yashyizeho imitwe y'intoki gusa,
kuko ntiyafata ikanzu y'umwami, yakozeho gusa, ntiyanafashe ikanzu cyane, ariko ko yakoranyeho intego. Abandi baramubyiga nta ntego, ngabo kanyarira kizabonwa kinzanye, gabanya ifiriti mu gapuderi hirya no hino yo hepfo, aho bamanuka basenga babyina amakorasi, araje bigenze neza, cya 10 cy'amataye, cya 10 cy'imbavu, jugu murabyina bakome, akaba kabonye twatuga. Uko nukubyiga. Haza umugore ufite iki ni icyumweru cyo gukora kuri Yesu bigahagarara. Ana we, abakurikirana tubagira no Bwuzu TV, nyemerera umaze iminsi ubyiga Yesu, nukurura mu byiga ariko ukubyiga kwawe ntacyo byakumariye. Nasengeye abandi baratabarwa, nje sintabarwa. Nasengeye abandi barumva, nje sinumva. Navuze ibindi, urimo uramubyiga. Umugore wiyiziho ikibazo, umugore wiyiziho intimba, umugore utasobanura imubaho, umugore utavuga ibyamubayeho, umugore utavuga ibimukurikirana, umugore utavuga agahinda ko mu mutima, umugore wicaranye umubabaro, umaze imyaka 10 bataryamana n'umugabo we kubera kuva amaraso, kwa nyirabukwe baramwanze, imiryango yaramwanze, imyaka 12 ntawe umusuhuza, atakandagira mu rusengero. Aravuga ngo ubwo numvise ko hanyura, je ndamukoraho gusa, kuko nibwira ko nimukoraho amaraso ahagarara. Wowe niki wibwira? Wowe niki utekereza? Uramugiga gusa. Uzi ko ntanga icya 10 wakuye hehese, yitago ubuzima ariko ukibona. Uzi ko nizi akareka, uzi ko ndi umukozi we gutese abamarayika bayikorera ntibahari. We mubyiga, izere hano uramubyiga. Uzi ko abamubyize bose nta numwe bamukuyeho imbaraga nimwe. Mwari muzi yuko ba Petero bamuzungurutse n'abamukuyeho imbaraga, ariko umugore umeze nkawe, umugore umeze nkanjye, aravuga ati ngicyo shaka otema sekere yaba tapimone fozai ayiwitala komandarebo. Uyu munsi wa gatatu ndagira ngo imbaraga z'umwuka wera zikuzamukemo. Uyu munsi wa gatatu ndagira ngo imbaraga z'Imana zize muri wo. Uvuga ngo nanjye ndamukoraho gusa, ntiyavuze uburwayi, yamukozeho ngo arambike, just touching, akozaho imitwe y'intoki. Ako kanya ngo icyago kirahagarara. Wakoze kurya gosenge nticyahagaze, wakoze ku bantu nticyahagaze, wakoze ku bavandimwe nticyahagaze, wakoreje ubwenge nticyahagaze, bakuririye amafaranga nticyahagaze, barabwiye ngo zana amafaranga runaka tugusengerera kira ntibyahagaze, barakubeshye ngo zana amayero ntibyahagaze, barakubeshye ngo zana amadolari birahagara ntibyahagaze, kuko ntabwo wigeze wizera. Ariko ukurikiranye TUT, tubagiraneho Bwuzu TV, we kora kuri Kristo. Wambaza ngo uyu munsi uramusanga mu ijambo ry'Imana, izere gusa ngo Yesu urabisho, just searching. Hari ibyo wakoze ntibyemera, hari ibyo wasabwe ntibyakunze, ariko kwirima ndosa piko, kwizera kwa kano kanya, kora kuri Yesu gusa. Ngo ni ku mugore yibwiye, ngo bigisha amagambo menshi y'urudaca ukora ibyaha. Twabonye ko umunsi wa mbere ari ukwezwa, uyimubyiga ngo arabazanga, ariko ninde unkozeho? Ibaze byonyine gukora kuri Yesu. Bamubyize abo ntiyabumvise, ahubwo yumvise uwamukuyemo imbaraga. Yazimukujeho iki? Bavuganye we ngo yibwiye mu mutima ko namukoraho gusa amaraso ahagarara. Ngo akimukoraho icyago kirahagarara, akimukoraho gihagarara bataravugana. Ngo Yesu amenya ko hari imbaraga imuvuyemo. Jya usenga isengesho rikuramo Yesu imbaraga. Jya ukora ikintu gituma Yesu abona ko icyo ukoze. 28, kuko yibwiraga ati ninkora ku myenda ye gusa ndakira, uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we ko akize cya cyago. Amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago, amenya mu buzima bwe ko akize
cya cyago niwe wabimenye mbere, kuko yizeye mbere niwe wabimenye mbere. Amaraso agikama, Yesu ati hari unkozeho. Abandi bati ntawe twarakubyiga, ariko ati mureke mwimvugiraho, mwe mwambyize, muramyigisha amakorasi, muramyigisha amaturo naye adafite gahunda, muramyigisha ibinyoma ngo agiye ngo narakijwe, muramyigisha ibintu. Dufite ibintu tubyigisha Yesu tugiraho tukamubyiga, ugasanga abantu twigize ibitangaza, bamwe turi ba bishop, abandi turi ba revera, ba pasitora, baririmbye ndi umukozi w'Imana guturuka ikantarange. Dufite ukuntu tubyiga Yesu rero tukigira ba Petero ba bugufi ko batagira kwizera, bitwaje inkota mu mifuka na ba Yuda b'amafaranga, yenzo na ba Yohani bikundwa kazana, ba Filipo bakunda ibiryo, na ba Rutoroma batemera, na ba Toma batemera, ariko bamuzengurutse bamuri imbere. Ariko kumbi hari umugore w'uyu munsi wa none ari wowe wumva bati je ndamukoraho gusa tu, ndamukoraho kandi yakuruye yarambitse y'intoki. Ibyiga Yesu ariko kuzi ko senga yirindwi neze ni igihombo, ninde wayagutegetse? Si inyungu zawe. Mwami arabizi yuko ngo afasha abantu, nyine si inshingano, ibyo ntawe bikangisha Imana. Umugore amukoranaho with purpose, with intention. Uyu mwana muke alikuwa na nia ya kumgusa kidogo tu, kumgusa na kidole kimoja. Oh, hallelujah. Yeye akasema mimi nitamgusa tu, sitaongea, sitasema, nitagusa tu kidogo. Oh, hallelujah. Oh, gusa tu uone, tushe. Umwana mke akasema mimi najua nina shida zangu, sitaongea kwa binadamu, mimi nitayenda tu, nitagusa tu gameti yake, nitagusa tu, nitagusa kanzu lake, nitagusa ile gameti, nitagusa tu, nitagusa bila kuongea. Kwanga alikuwa nadhani kwamba haleluya, alikuwa nadhani akigusa tu damu takuwa stope. Haleluya. Yeye alidhani, alikuwa na nia, alikuwa na imani kwamba kigusa tu kwa Yesu damu itaongea. Kwizera bikubera uko bivuze, amukora kimukoro birahagarara. Yesu ntuhozeho ngo maze ngo amura atangiye kuranganya amaso, ngo umugore arahindukira ajya yavuga ikibazo yari afite. Yesu aramubwira ngo mwana wanjye genda ukire, kandi cyago kizagaruka ukundi. Nuko Yesu abigenza. Wakoze utekereza iki? Wakoze yaravuze ngo simvuga. Ba Petero tubantu barakuze ati oya, kunze ntukwanyu no kumbyika kwanyu ntacyo kwamariye, kumbyika kwanyu ntacyo kwavuze, ahubwo hari ikiganza kinkozeho. Gusenga kudafite kwizera ni indirimbo itagira uyumva. Gusenga kutagira kwizera niho gutegurira ukabura umuntu bizamo. Ariko umugore imwana muke alikuwa na nia, kuwa na purpose, yari afite ibyo ashaka. Aravuga ati sinirwa mvuga, ntawe nsakuriza, ntawe mbwira, nta nonga. Koraho tu. Uyu munsi koraho mu ijambo kano kanya. Bwira Yesu ngo nakoze kwa Dr. runaka afite rendezvous ariko ntacyo byamaze. Warahabaye urahabazwa, n'uyu munsi uracyabazwa, icyago cyaragitwara n'ubutunzi bwawe. Ariko Yesu aramukiza ngagaruka ngo bamarisha ubutunzi bw'ibintu bye, ariko ntibabasha kumukiza, ngahubwo asigarana indwara n'ubukene nkaho uyu munsi warugeze. Ariko unyemereye muri iki cyumweru dushingiye ku mbaraga z'amaraso ya Yesu, koraho uhita uhaguruka ukire kandi wakira imbaraga. Imana iguhumugisha tamalesi alemotandore. Nilikwambia kwamba huyo mwanamke alijua najua siri. Kasema mimi sitatoboa siri langu. Damu yangu najua, shida zangu najua. Mitaani wote wanasema mimi. Watoto wanajua kwamba nina kikwazo. Wamama wamekimbia. Mume wake amemkimbia.
na wengine walikuwa wanajua shida lake, lakini yeye mwanamke akajua tu Yesu amepita, mimi nitamgusa tu, sitaongea, sitasema chochote, sitasema roho, mimi nitamgusa. Yeye akaingia akamgusa kidogo tu, akimaliza kumgusa kidogo, damu kayoyoma. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya imani yake, kubera ko yizeye. Wewe wizeye ute? Ubitekereza ute? Ubyakira ute? Bohoka, izere. Bakumariye ibintu byawe, bakwatse ibintu byinshi, bakwatse ibirengera, warikopesheje ngo bikunde, ariko uyu munsi ntago ariko bimeze. Izere ko Kristo bikora. Reka dusenga Imana. Mwari kumwe natubagira no Bwuzu TV TUT, tubabwira ngo mukomeze amasengesho turacyarimo. Hamagara dusengane kandi wizere. Imana ibaho umugisha. Mana nyiri cyubahiro, nyiri urukundo, nyiri amahoro, nagira ngo bane n'ubwoko bwawe burengero batabare. Umuntu wese umushyigikire, umuntu wese umwambika imbaraga, kandi Yesu numara kubikora gutyo, umuntu mutabare nk'amukwira. Ndabizi ko bishoboye, uri umunyembaraga. Kiziza indwara mu izina rya Yesu. Bohora iki cyago kimuveho, iki cyago kimukurweho, iki cyago kive ku buzima bwe, iki cyago kigenda kizagaruke. Bohora, agirwe neza, watabarwe nawe. Urakoze Yesu, ndagushimye kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Pastor Jean Baptiste. Mukomeze muduhamagare, mutwandikire, mudusure, mutuvugishe. Ndahari isaha yose, kandi ubonye ko mpamagaye ntumbone, nyandikira ka short SMS nzayangusubiza. Imana iguha umugisha, ko dusenge turi mu kwizera. Imana ibaha umugisha. Shalom.